Shalom, shalom, shalom bene data, shalom bakundwa muri mwese, Yesu Kristo yo byose, umwami wacu w'amahoro, nashimwe. Twongeye gushima Imana ku bwa kino cyumweru cyiza, tariki 15 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2022, twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubyuka amahoro, twongeye gushima Imana ko yongeye kutubyutsa amahoro, kandi tukaba tubyutse dumuka bazima. N'ubuntu rero Imana yacu itugiriye bene data, nibyo byishimo, nibyo byiringiro dufite ku Mana yacu. Reka muri kino gitondo cyiza tubanze tuvuge uwababyutse hari ikibazo afite, Imana imusange imukomeze. Hari wabyutse mvumbira umeze nabi, Imana imusange imukomeze. Bitewe naho turi aramaze kugera nyuma ya saa sita, abageze ijoro za Australia nabumva ameze nabi, Imana imube hafi. Amen. Ari byose twiringira Imana yacu, kari Imana y'ubuntu n'imbabazi, Imana y'inkomezi nyinshi cyane. Muri Yesu Kristo ibihe byose, kuno munsi ku cyumweru tugiye komeza ikiganiro cyacu. Murazi ko ubushize ku cyumweru gishize twari dufite Mother's Day, kama twizihiza umunsi wa mama, twavuze ku mama, tuvuga byinshi ariko bigenda biduhugura, biduha uko tugomba kumenya abamama bacu uko babayeho. Abamama tuvuga batubyaye, dufite abamama batubyariye abana mu mpande, bose ni abamama. Dufite abategarugori, dufite n'abari babitegura kuba abamama, nabo n'abantu inyigisho nk'izi zigomba kujya zifasha mu buzima. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gukomeza isomo ryacu rero uno munsi, tugiye kureba ikindi gice cy'imibanire. Iyo tuvuze mama rwose, bamama aho muri amwe, aba bategarugori mwe namwe bari, mwumve ko mu buzima tubayemo nimwe bagaciro gakomeye mu matorero, nimwe agaciro gakomeye muri za societe, nimwe agaciro gakomeye no mu ngo ziba zubatswe, muri abagaciro cyane. Mugomba kumenya ubwenge bukomeye mu mibereho y'ubuzima ubwo tubayemo. Amen, haleluya. Uno munsi tugiye gukomeza turebera hamwe ku mumama kandi ariko no ku mupapa, tushobora no kubana ko imibereho mu ngo ikwiriye kuba kugenda. Ko murabizi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira kenshi, twigisha kenshi mu mibereho uko tugomba kubaho. Ijambo ry'Imana ritubwira ko bwa mbere mugore niko ubuyobozi bupanze mu rugo. Bamama mubimenye, tugomba kwigisha, tugomba kujya duhugurana, tuba tubizi ariko no guhugurana. Bamama mumenye ingo zanyu, cyangwa se mwabari mwe mwitegura kubaka ingo zanyu, mwumve ko muri abagaciro urugo mugiyemo mugomba kuruhesha umugisha. Kuko iyo mugeze mu ngo muba ari mwe banyamugisha, mugomba gutuma imigisha iza mu ngo zanyu, urugo rukaba nyabagendwa, urugo rukishimirwa n'abaturanyi, urugo rukishimirwa n'uwo ari we wese. Niyo mpamvu umumama iteka ahora ari uw'agaciro mu bihe byose, yabaye umumama w'umunyamutima wuzuye urugwiro, umutima wuzuye urukundo. Amen, haleluya. Uno munsi rero tugiye gukomeza ijambo ryacu. Reka turambure Bibiliya zacu turebe mu uno munsi hari n'akavideo nabashije kubona k'umukozi w'Imana nkunda cyane wita Pastor Zigirinshuti. Umupasiteri nkunda mu Rwanda ujya ukunda kwigisha ijambo ry'Imana, byo nkumva ndanyuzwe, njya mukurikira. Akavideo nabashije kubona kamaze igihe, ariko ndi bukanexinge kuri no video yacu, muze kukareba. Umumama w'umunyabwenge icyo agomba gukora, nk'uko ijambo ry'Imana natubwira, niba uri umumama w'umunyabwenge, donc ngo wakagombye kuba umunyangeso nziza muri byose, ngahubwo umugabo wakare atangirira yiga iby'ibyiza. Turabibona ijambo ry'Imana niko rivuga. Murumva akantu Pastor Zigirinshuti yavuze mw'ako ka video, ntabwo nagize chance zo kabona kose, nagasaza iminota 30 gusa n'amasegonda 30 plutôt, ariko ndi bukanexinge mu karebe uko umumama agomba kumenya uko umugabo we abahagaze. Amen, Imana idufashe. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere
Megano cyacu cy'uno munsi reka tuje muri Petero wa mbere. Petero wa mbere. Petero wa mbere. Bandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice bitatu n'umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Amina, haleluya. Dusome izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uvuga ngo inshingano y'abagabo n'abagore. Amina, haleluya. Inshingano yawe mugabo n'umugore, inshingano yanjye mugabo n'umugore. Amena. Reka dusome izina rya Yesu. Haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Amina, haleluya. Mwumve bagore, nkuko twavuze ejo bundi muri ku munsi w'abari n'abategarugori ku cyumweru gishize. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uva abagore, namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu. Mugore, niba uri umunyabwenge kurya Imana ivuga, jya ugandukira. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo umugore gandukira umugabo wawe ngo muri byose. Mugandukire, umwubahe muri byose. Amen, haleluya. Respect and obey them. Mwubahe, munabagandukire muri byose. Mwubahe, mugandukire muri byose, ngo kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana. Mugore, uganduke umugabo wawe ukamwubaha muri byose. Niyo ari n'umugabo atumva ibintu by'ijambo ry'Imana, ariko umugandukira muri byose ukanamwubaha, biramuresha. Umva ijambo ry'Imana ngo ni ijambo rihamiriza ko riramuresha ngo kubw'ingeso zawe nziza. Amina, haleluya. Ngo nubwo baba ari nta jambo bavuze, nubwo rimwe na rimwe bagore bijya biboneka ko nta jambo muvuze, ariko mufite ijambo mukoresha, mufite ibikorwa byanyu mugomba gukora ngo bikaresha umugabo. Mufite ikintu mugomba gukora kikaresha umugabo wawe. Umva rero nawe mwari rwose witegura kuba umutegarugori, iri jambo nawe rirakureba. Umenye ubwenge, wubahe, ntube umwari ujya witwara uko ushaka, ujya wikoza ibyo ushaka, ntabwo uzarebwa neza hanze. Mwarayibonye mu masomo twize ejo bundi, ni ukumenya ubwenge. Hano iri jambo ndarikunze cyane, ndikunda cyane iri jambo bagore, ni ukumugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, ngo nubwo bari nta jambo bavuze. Mugore, menya ubwenge. Kurya ijambo ry'Imana ngo menya ubwenge byo kuba ku rugo rwawe, ngo nubiga ipfu ngo uzarusenyesha amaboko yawe. Amina, haleluya. Mama, menya ubwenge ku rugo, ubaha, ugandukira umugabo wawe, areshwe n'ingeso zawe nziza. Izo ngeso zawe nziza uba umunyabwenge ziresha umugabo wawe uko ari kose. Arashaka kuzana gutonganya gukubita ukaca bugufi, arigera hakibaza atariki ibintu njya nkora ku mugore wanjye nibiki. Ingeso zawe nziza mwene data, mushiki wanjye, ziraresha umugabo wawe, ziraturesha kubyo dushaka guhinduka umwanyiro wose, ziresha umugabo ari we kubyo ashobora guhinduka, bintu bikagenda neza. Amina, haleluya. None reka tumanuke ngaho ko noneho kw'icyo gice cya gatatu nyine ku murongo wa 5 no wa 6. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Amina. Umva, twarize kwa mama ejo bundi, twarabonye ba Mary, ba Elizabeth, ba Hana, ba Sara. Swamubonye mbona batahaye urugero abagore bane mu cyumweru gishize. Ariko ni ijambo ry'Imana natubwiye ngo abagore bera ba kera biringiraga Imana. Mama, mutegarugori, mwari, nuno munsi iri jambo ni iryawe, rikugeraho. Iringire Imana, jya wiringira Imana, ntabwo ari kubakera nk'uko abagore ba kera biringiraga Imana.
Amen. Niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. Ngo kwirimbisha kwabo kwari uko kugandukira abagabo babo. Kwirimbisha kwabo kwari kugandukira abagabo babo bakabubaha. Amen, haleluya. Ngo nkuko Sara yumviraga Aburahamu, nkuko Sara yumviraga Aburahamu. Ijambo ry'Imana, izi ni inkingi dufite bene data, ni inkingi dufite bashiki bacu, izi ni inkingi dufite mu ijambo ry'Imana ziduhamiriza ubuntu bw'Imana yacu, ugukora kw'Imana yacu. Amen, haleluya. Ni Imana ikomeye, ni Imana igira neza, Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Ngo nkuko biringiraga Imana, umva mwari mutegarugori mu mibereho yawe iringira Imana. Ngo akakora iki? Ngo nkuko yiringiraga Imana ngo yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Umva, jya wita umugabo wawe umutware, ntukare umutware wawe umugabo. Hari abagore agira ko umva nubwo wakora imeze guri, nubwo wavuga ati umugore wanjye mworohere, ashaka kujya mu bandi afata nta kamaro, nta kintu, ni ikigoryi, ni igipfamutima, nta bwenge. Mama mutegarugori, nawe mwari wige, ntuzagende uvuga ibintu nk'ibi ngiye mu rugo rwawe. Bibiliya kwivuga uzaba urimo urusenyesha amaboko yawe, kandi n'ubure bwenge Imana ngizakureka. Amen, haleluya. Reka mwiringire Imana, reka twiringire Imana ko basara bamiringiye. Twarabonye byinshi mu cyumweru gishize kuri bamwe, kwa mama bamwe biringiraga Imana, Imana igakora ibikomeye. Amen, haleluya. Reka turebe mu migani, kadukatarira mu migani turebe kandi aya n'amagambo tujya twiga ashaka atwubaka ibihe byose no mu ngo zacu, zitwubaka mu rugo rwawe. Mu kuri amagambo ajya dufasha tukamenya ko tugenda mu migani. Turebe mu migani ibice 18 n'umurongo waho wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo wa 22, migani 18, migani 18 ya 22. Yes, havuga ngo dusome izina rya Yesu. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe no Uwiteka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe no Uwiteka. Mugore uciye bugufi, wubaha umugabo wawe ukamwumvira kuko ijambo ry'Imana rivuga, nta gituma umugabo atagukunda. Kuko ijambo ry'Imana rivuga, niyo mpamvu ijambo ry'Imana nakomeje gusoma rivuga ko mugore ubaha umugore wawe, umugore ubaha umugabo wawe, umugandukire muri byose. Hagati avuga ngo nawe mugabo kunda umugore wawe, ngo urudashira, ngo kandi namwe bana mwubaha ababyeyi banyu. No kuvuga ko umugabo akunda umugore we, niko birivuga. Iyo umugore yagize respect, yagize obey, yubaka nagandukira umugabo we, nka rya jambo turangije kuvuga ngo ibiri biyovye ngikaresha ibyo akora ngo biresha umutima w'umugabo we. Amina. Ngo bigatuma ngo n'umugabo Imana itimutega utakunda uwo mugore we, ngo ubudashira. Nakubwiye ko mama, niba utagira respect, utubaho umugabo wawe, utamugandukira, urya no gusenga, ubanza usubiremo urabe icyo ugomba gukora. Noneho nawe mugabo, niba uzi ko ufite umugore akubaha akanakugandukira muri byose, ntumukunde nawe mupapa cyangwa se nawe wa mugabo we, umva, manza usubire inyuma, umanze urebe icyo ugomba gukosora, kuko iki kintu uzakibazwa.
niba waragize umugore ukubaha akanakugandukira muri byose kw'ijambo rivuga ngo ntumukunde urukundo rw'akaramata, uzabibazwa. Niyo mpamvu n'abana bahita babwirwa, iyo ni administration y'Imana, n'abana bahita bubaha ababyeyi babo. Kandi ijambo rikakomeza ritubwira ngo namwe babyeyi ngo ntimukaze mubwira abana amagambo ashaririza. Nuko ubutegetsi bw'Imana bupanze ku byingo. Imana dufashe cyane. Reka dusome kandi aho mu Migani 12, mu Migani 12 n'umurongo waho wa 4. Amina, haleluya. Dusome twumve. Dusome izina rya Yesu. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba. Amina, haleluya. Ngari kukoza isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Umva, umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Ririya jambo ngo ingeso zawe ngo zireshya umutima w'umugabo wawe, zireshya umugabo wawe, zikanamuhinda ku bw'imirimo ukora. Mu ijambo tubonye mu kanya twatangiriyeho. Amina, haleluya. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba. Twarabonye amagambo no muri ijambo ry'Imana ivuga ngo ahora kwirata ibihe byose, ngakakurata no mu bandi, akajya kurata ngumva ngo nubwo mufite abagore, gakajya kurata ngo uwanjye arabaruta kubw'ingeso zawe nziza, kubw'ingeso zawe nziza. Umugabo akakwirata ibihe byose ahantu hose, akakwirata ibihe byose. Umva ati mufite abagore ngo ariko uwanjye arabaruta pe, ariko ni kubw'ingeso zawe kubera umwubaha, ukamugandukira, mukumvikana, atari wenda aza kubwira amagambo ateye ubwoba. Turazagera ahandi ahantu akakuvuga amagambo ateye ubwoba. Ari mwashakanye, mwubakanye. Amina. Mwana byaranye we. Umva ko kantu mwama nabyaranye. Nta kuburyo n'abantu bashaka kuvuga atari umuntu uvuga ibyo bintu uvuga ku muntu mwabyaranye mutabyaranye. Urumva babigeze. Ngari ku mugore ingeso ziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Hari umugore ujya ubera umugabo imungu, hari n'umugabo ashaka kubera umugore imungu rwose. Ibyo birahari. Ariko bamama bari namwe bategarugori, kavuye ku bategarugori bamaze kuzishinga, nukuri mu abanyabwenge, mu abanyabwenge kuri ijambo ritubwiye ibi ingeso zanyu zo mu ngo, mu kubaha no kuganduka. Nubwo umugabo ari ikintu kigira ikintu gikomeye, ariko ngo zigeraho zikamuresha, zikamuhindura. Amina, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka tujye mu Befeso, twihute tujye mu Befeso. Tujye mu Befeso. Abefeso ibice 5 n'umurongo waho wa 22 tugeze 25. Amina, haleluya. Nguko abagabo n'abagore bakwiriye kumeranira. Bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari mutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ngariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amina, haleluya. None 25, bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Bagabo reba hano ngo bagore bagandukira abagabo babo, hano kuri 24. Ngariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ari nako abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Umugabo agukunda mugore ariko abanje kumugandukira ukamwubaha. Ni nayo mpamvu n'Imana ivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu, habanje iki? Habanje icyo kintu bita kuganduka no kubaha umugabo wawe. Umugabo ahita ategekwa, ni itegeko Imana ititanga, umugabo gukunda umugore wawe. Bagabo mukunda abagore banyu ko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Amina, haleluya. Nguko iki bintu bimeze. Harimo amagambo menshi. Imana idufashe. Reka dusoreze muri Petero wa mbere
uno munsi amagambo ko tubaze iminsi turi ku minsi mukuru w'abamama, niyo mpamvu uno munsi twagarutse ku bamama n'abagabo tuvuzeho iby'imibanire y'unteze. Turi muri Petero wa mbere, rwandiko rwa mbere ko rwanditswe na Petero. Amen, haleluya. Ibice bitatu umurongo wa 7 niho tugiye gusozereza uno munsi. Amen. Petero wa mbere umurongo 3 umurongo waho wa 7 niho dusubiye. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira nkuko bameze nk'inzabya zidahwanije, namwe gukomera kandi mubakunde mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Amen. Namwe ni icyo abagabo, iyo umugore amaze kukubaha akakugandukira, nawe ni nkuko mugabo nawe ngo namwe bagabo nuko uhita ubana n'umugore wawe werekana ubwenge. N'umugore ashaka gukora ibintu kerekana ubwenge. Umugore niba agiye hejuru, mugabo cya bugufi, erekana ubwenge muri byose. Amen. Imana itugire neza. Imana idufashe, Imana itugire neza. Namwe ngo mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanije, namwe gukomera. Imana iganye umugore n'uruntu urwabya abantu bararuzi ruya nk'abantu banyoye imitobe, bengaga imitobe, bazi yabona inzabya bakoresha ziri mu bintu bikoze nk'ibicuma, banagakubisa sigata gashwanyuka. Ijambo ry'Imana iganye abagore nk'izo nzabya, baroroshye cya bugufi. Ibyo hari ingero nyinshi barashaka gutanga. Umugore akikoza ibintu uri umugabo ugaca bugufi, ukajya urebesha amaso, ukarebesha ubwenge, ugakoresha ubwenge, ugakoresha n'umutima, ugaceceka tu, ukabibika ku mutima, ukavuga ati Imana izabitunganiriza nawe, uko Imana izabigenza nuko. Ugaca bugufi. Ntuzajye muri za mpaka za ngo turwane. Oya, ku muntu ukunda Imana kandi umuntu ushaka Imana, ntabwo izo mpaka zagakwiye kubaho ngo mugeraho mujya mu mpaka za ngo turwane. Nk'abantu bakunda Imana, ibyo no kubyirinda bene data. Ijambo rero turangije n'iryo ry'uno munsi. Bagore, reka mwubahe muganduke. Noneho ko ijambo rivuze, nawe mugabo wita ukunda umugore wawe akaramata. N'abana mubonye bajye babubaha. Kandi mugore, ingeso zawe ziye ziba ngizo gushika zikurura umugabo wawe agahinduka. Uko yaba ameze kose, ku ngeso zawe nziza umugabo wawe arahinduka. Ibyo ni byemezwa n'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo ibihe byose abane namwe mwese, abane natwe twese, kandi akomeza twiteho muri byose, akomeza tugire neza. Kandi dusaba Mwuka Wera akomeza dusange, akomeza ajya twigisha, adusobanurire uko bukeye uko bwije. Imana ibamugisha kandi ikomeze biteho. Nako cyumweru gitaha Imana ihatugeza kandi izabikora. Ibyo izakora byose bizabikwiye kubw'ubutware n'ubushobozi bwayo. Amen. Shalom, shalom. Bibutsa abagore bafite abagabo badakijijwe ko kizira kuvuga ko umugabo we yatashye yasinze. Kirazira. Kandi yatashye yasinze. Nta mutwara usinda, umutwara aranezerwa. Niko bimeze, singusekeje. Nta mutwara usinda. Utazanye abantu mu masengesho mu rugo bagakandagira abazimu. Oya, buretse abazimu se kugira ngo abazimu bakandagira icyarimwe bagashiraho umunsi. Bishobora kutoroha.